wanjye ahubwo ari kwitwara nk'umugore tubana mu nzu ashaka kuntwara umugabo. Oya ngiye nago njya gutwara Ibyo ngibyo ura mugabo wawe se naba mukurikiye neza ko muryama. amafaranga se naryamana nawe kugira buyame. Ibyo bintu uri kuvuga urabizi neza ko byabayeho. None urumva ndi Oya kubeshya. nago ubwo se abantu bose rego bavuga gutyo. Ntago tubanye igihe se. Yego wankuye mu cyaro ndabyemera ariko nago None ko nagukuye mu cyaro. None se none mama Mubizi nyine ko nagukuye mu cyaro nyine nka mama kuryamana yamaze yaba atari imana nabyo se birakureba. hari abandi bagabo beza bamuta. Hari abagabo beza Barabagira nk'abara baguteye inda Yeah. Oya we mama ke wicyurira umuntu sibyo? Oya ntaho njya. Mama ke waretse inamba guma hano hanze mwihorera. Waretse wakorohesha ibintu wa mubyeyi we kubagize neza. Oya mwihorera ariko mwihorere. Burafite icyo yishingikirije. Usara gusohora ugiye. Okay. Urasohora uyu mwana agiye. Ubwo yenda aransohoye agenda azane n'abaturanyi. Okay noneho nsohora. we n'umunyamakuru mushorerane. Nge n'ahantu ndi bugenda guma ahangaha. Nzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mwese tubana umunsi ku wundi. Ndashimira mwese mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero nagiye kwa Mama Keza. Mama Keza ngira ngo muramwibuka aciyeho iminsi myinshi tutaganira nawe. Rero yampamagaye ambwira ko yambwiye ikibazo afite mu rugo iwe. Ndavuga nti nzahagera sinabasha guhita mbona umwanya ariko uyu munsi nawubonye. Yarampamagaye ambwira ikibazo afite mu rugo iwe ndetse na murumuna we. Ntago murumuna we muzi sindahagera ariko nagira ngo banze mbasobanurire impamvu ngiye kumureba niyo ngiyo. Ntago nsobanurira ibintu byinshi ariko yambwiye ko afitanye ikibazo na murumuna we yifuza ko naza kugira ngo nze mpagere tubashe kubafasha gukemura ikibazo bafitanye hagati yabo nk'abavandimwe. Nagira ngo rero twe gutinda nk'umuntu wamamagaye numva ampuruje twe gutinda wenda mu magambo tumanuke ni hano ku Mama Keza kuri iyi nzu. Tujye kumanuka hano tumurebe hanyuma twumva ikibazo yaba yagiranye n'umuvandimwe we. Kuva twaganira ntago nari nakabona umuvandimwe we ariko niba koko ahari basigaye babana. Manuke rero tugereyo twumve ikibazo nyamukuru baba bagiranye twumve niba koko hari icyo umuntu yabafasha. Buri ikintu cya mbere buri ikibazo cyabaye muri famiye kibari ikibazo. Soka rwose nsokera mu Imana ishimwe ngwino. Byagenze bite ko muri gutora? Oya arimo ndashaka yabire mu nzu. habaye Nakugire neza bishoboka. nyine wangire neza ndimo ndabyumva. Kwiteza amahoro. Habaye icyo kibazo mama ke? Ngo namuryamane. Sijya guhamagaye. Wampamagaye yego. Nari nzi ko ari amahoro ariko sinari nzi ko bigeze ku rwego. Uyu mukobwa namufashije. Yego ndabyemera yaramfashije. Ceceka nyine mbanze mvuge. Sibyo? Okay. Araza turabana. Ni iki cyawe kwanza? Ni murumuna wanjye. Ni murumuna wawe. Ariko ntago ari kwitwara murumuna wanjye ahubwo ari kwitwara nk'umugore tubana mu nzu ashaka kuntwara umugabo. Oya ngiye nago njya gutwara. Ibyo ngibyo ura mugabo wawe se naba mukurikiye neza ko muryama. amafaranga se naryamana nawe kugira buyame. Ibyo bintu uri kuvuga urabizi neza ko byabayeho. None urumva ndi Oya kubeshya. nago ubwo se abantu bose rego bavuga gutyo. Ntago tubanye igihe se. Yego wankuye mu cyaro ndabyemera ariko nago None ko nagukuye mu cyaro. None se none mubizi nyine ko nagukuye mu cyaro nyine nka Mama ke buretse nawe wivuga cyane mwabikemura nk'abavandimwe mutiteje abantu. abavandimwe se ni gute ubwo nk'abavandimwe hagati yanyu birabananira gukemura ikibazo. kandi mbimubwira uyu munsi ndashaka ko none se ambwira ibintu bitari se wikirukana umuntu nta kintu ufite ikimenyetso nta n'ikimenyetso afite. Ntabyo nakoze kuko nta kimenyetso afite. ahubwo abakobwa b'iki gihe n'abandi bose uzi ko uri gutesha umugabo wawe agaciro wenda simuzi ariko uri kumutesha agaciro. Urafata umugabo wawe ukavuga ko ashaka kuryamana ubu rero bararyamana kakajya kwisengesha imbere yiwe kiyambika ubusa kagira gute umugabo wawe cyambere nta mafaranga mwiyame kandi hari n'abandi bagabo benshi naryamana nawe yego arantunze ararya nibyo sibyo ariko Mama Keza nawe wishaka kwerekana yuko aragubwo sarajya kumusebya ngo nta kintu ngo nta mafaranga afite kamutunze yego arantunze pe ntabwo mbyihaga nawe ndemera ayo mafaranga gutungishije none se ayo mafaranga se niyo tuyatuma nguca inyuma. Nase Mama ke uri kumucyurira oya uri kumucyurira ko umutunzi uramutunze ahubwo ikibazo ni nambira hangaha hari ifoto oya Mama ke buretse gufata uwo mwanzuro utazawicuza mwicuza iki uko biri kose hari impamvu yaje hano sibyo hanyuma ufite ikihe kimenyetso ufashe n'umwana wiwe babeho neza yego sibyo mugera wanagize neza ashaka kusenyera urugo rwanjye oya nago mbishaka
wakoze neza ariko se Urabizi. umugabo wawe ni Imana ku buryo najya kuryamana nawe. yamaze yaba atari Imana nabyo se birakureba. Hari abandi Kuri njyewe bagabo ashobora beza kuba ari Imana. bamuruta. Hari abagabo beza Utabagira bamuruta. nk'abara baguteye inda bagakusiga. oya Wowe mama ke uriya ntabwo yari wicurira mwiza cyane umuntu kuko sibyo yasize. wicurira Nawe wiyame. wicurira Nawe undi mwana wiyame. Nawe No, wiyame. oya hano ntago njye ndi ku ruhande rwe pe kuko ntago nzibye nta nubwo nzi niba avugisha ukuri ariko nanone mubanze muganire ikibazo mugikemure Nicyo kibazo. Ratumva afite mubazi. rero, ntabwo ari kwemera ko Impamvu- tuganira. Muganiriza nsokere mu nzu. nyine impamvu yego Muganirize. okay reka njye mwibarize reka njye Sibyo mwibarize mushinzwe hari. reka mwibarize Mubaze. umva rata nkubaze mu bintu bituma mama keza ubusanzwe hari ikibazo mufitanye Ntacyo. havuyemo bino byo kumutwara umugabo hari ikindi kibazo nk'abantu babana mufitanye mu nzu ku Nta buryo kindi kibazo dufitanye. ku buryo yakubeshyera Ntacyo. araguhora iki rero Njyewe Aguhora nibyo iki? Wowe urabona by'umugabo we nta aguhora nubwo iki? duhura. Ahubwo sinzi ikintu ari kumora nanjye mwamumbariza. Cyangwa buriya wasanga ndambiwe ntago nabimenya. Ntabwo uzi abakobwa b'iyi minsi urabazi. ariko urumva yifitiye Imbere abayigira nk'akamarika akana keza. none se mama ni umugabo wabikubwiye ni umugabo wawe wabikubwiye basi byibura Yabimubwiriye he? Imyaka mfite urandi ikigoryi. mama ke byibura ufite ikimenyetso cyerekana ko uyu mwana iki kintu yagikoze Ikimenyetso ariko ngewe nyobewe umuntu unca inyuma n'utanca inyuma. None se kuki utajya kubaza uwo mugabo wawe utamuzana nyine hano ngo abivuge? Nimba Isabagana ufite icyo rero kimenyetso. kugira ngo abyemeze kandi nabyo byiza byagaragaza ko kuko ibyo uvuga ari ukuri Arabeshya. Mushaka kumusohora rero. Nyine nanjye niyo mpamvu nari busohoke. ahubwo Urabanza uzana uwo mugabo wawe abikubwire namara kubivuga niho nanjye ndi bumenye ariko ko mama iki kintu cyaba bibusohoke. cyoroshye cyaba cyoroshye aho kugira ngo uceke hamagara nyirubwi uyibarize umugabo abikwemerere Nari mbizi ko nawe nakeza uri bunzanira aha ngaha. Oya, ni ibintu- N'ubundi ndabizi nawe nakiza ni ibintu ubuyifuriza. byumvikana Icyambere. Kuvuga ngo umuntu yakoze ikintu nta foto nta video niba watabyemera Nta foto nta video. Umugabo ni Noneho smile. nzari ndakuya gukamera mfate cyangwa mfate amafoto. umugabo ari Ndi umunyamakuru se. Ntabwo ari ngombwa Ngende gufata umunyamakuru. amafoto. Aho ariko wakabari. Wabwo nkaye umunyamakuru agakwiye kubitohoza ukamenya ibyo ari byo. nibyo nshaka kumenya nyine None se kuba tubana muri iyi nzu yego ibyo biryo urabihaha nkabirya pe. None se ni ngombwa ngo unshinze ko ndyamana n'umugabo wawe tutanaryama? Kandi bikora. Mbikora hese. Erega mama ke tubwira icyambere iyo nagiye uhita wishyirishwamo utumini ukaza kwicarishwa muri show ugiye kukugura ukukundi. Ariko- njyewe reka ntabwo Inkweto imyenda ni imyenda isanzwe. N'abantu bose barambara imyenda. None se ubu nambaye. iyi se yayambara hari. Ere. None se nyambara Ubu urabona nk'uko yimakiye. aranimakiye Ere we. None se Umbabarire ibyo ni cyane. ibintu biba byumvikana. None se iyo umuntu amaze arangije akazi ntaba afite kwikoraho ngo akamera neza. ubwo ni ukuvuga ngo koga akambara neza nuko abareba umugabo wawe Iyo uhari se kukinoga Ubu noneho kutisize. ni ukubera ko ngifite akazi. Ufite akahe kazi? Hari ukoza ibyombo birogeje se sinje nka byose. Arekoye. Umva umbabarire cyane umbabarire. Reka. Umva mana yo mu ijuru reka. Ntabwo waragize neza Urabizi komeza ke? ugire neza Urabizi ibyo naciyemo byose kandi nabisize inyuma ntugareka ntangire ubuzima bundi niturize na mbe n'akana keza so bizi ndabizi rero uwo nafashije nareke kunjagaraza unongera nsubire hano hanze Noneho bivuze ngo uri kumva wowe muri wowe ushaka kunyiruka. ndumva bindi ndikumva bindi iya cyane rwose bindi wamuhazi Okay, ubwo tuvuga ko wamaze rero wahaze muri umuna wawe. Utakimukeneye. muri umunange ushaka kusenyera se muri umuna wanjye nyabaki Ariko Ibyo njye si ntabwo babirya nshaka he? kugusenyera. urashaka udashaka kunsenyera Nakubwiye ngo hamagara umugabo wawe tumubaze. ako kaba ariko kantu keza kabayemo byibura wa mugani aho guceka cyane aho kugira ngo se ahubwo njya kwisenyera urugo mpamagara umugabo ari ndajya kumenya ayo mahano wenda barinde banasohora bombi ari babiri bafatanye nasohoye umwe ngasigara n'umugabo wanjye ufite ubwoba ko umugabo yagusohora mu none utamubeshyira ariko ntiyagusohora ariko kuko byarabaye ntabwo Ubwo se yagusohora yaba Byarabaye. yaguciye bakajya kugusohora. byarabaye bombi babiri babiziranyeho ni gute batansohora se ahubwo namvire mu nzira Oya ntaho njya. mama ke waretse intambara guma hano hanze mwihorera waretse wakorohesha ibintu wa mubyeyi we kuba agize neza Oya mwihorere ariko mwihorere. Burafite icyo yishingikirijeho. usara gusohora ugiye Okay. urasohora uyu mwana agiye Ubwo yenda aransohoye agenda azane n'abaturanyi. Okay, noneho nsohora. upakiye igikapu Nansohore
Niyo kunsohora rero nabanza hamagare na famiye nkuko yanzanye yahamagaye famiye bahamagare ababwira nabwo ko yansohoye nafata ibye none se nuko umusohoye mu nzu njyewe naguhamagaye mbere utanga abahamya ko muhaye n'ibyo atazavuga ngo hari ibyo byasigaye mu nzu abanza nabisuzuma rero suzuma se nsuzuma ikindi ajya utarahamagara famiye nkuko wanzanye uba ari kunjyana hako nyagasani none se mama ke katuvugisha nonesha umutwe uretse mama ke uretse nunjagaraze gato mubaze ikintu kimwe uyu niba ari murumuna wawe impamvu yamuzanye urayizi ntabwo dushaka nasubire mu cyaro agenda hinge ajya guhinga ntabwo nsubirayo ahinge se gute utarahamagara iwacu famiye ngo uyibwire ko insohoye wansohoye mu nzu tutakibana yenda bamenye ko njye nawe tutakibana ubwo se niba guhamagara uzavuga ko wansohoye watashye gute umugabo wanjye ngo biramureba naza gasanga muri kwanza ibyanjye n'uyu umugabo nta nubwo bimureba si muvandimwe wako kandi noneho njye wakuyanga nsenyere ariko nta nubwo ndi kugusenyera nakubwiye ngo zana umugabo wawe wishinza ku mugabo wanjye kubera iki ubwo bushinzi bwawe bujyana mu cyaro ujya guhinga nababwira ni kimwe sibyo mwumvikane nk'abavandimwe niba ari n'umuryango bisaba kuko muhamagara mama ke uhamagara wenda undi mwana agende nta muryango ndi buhamagara nanjye nibyo namubwiye njyewe nafate ahamagara umuryango yenda bamenye ko bose mvuye hano ese ubundi kuki uri kwitsimbaraza nditsimbaraza nyine ibintu byose nanjye fata ibintu twaguranye nanjye natanze ayanjye tubigabane hari ibintu waguze muri iyi nzu birahari none se urumva naraje gutya gusa suko bashinga kandi nazanye n'imyenda itangana none se ubiyi bag irimo imyenda yanjye n'umwana irimo imyenda yanjye n'umwana se imyenda yawe n'umwana uzagaruka kubifata ngaruka kubera iki ngaruka kubera ikindi wowe nakuvanye mu cyaro wari ufite iki madam none se wari ufite iki ibyo navanyeyo byose okay sawa rero ibyo twaguranye waje kuruhahamo tugomba kubigabana icyo ngicyo nicyo kiri gutuma umaze igihe kingana iki mubana none ejo bundi wazavuga ko ibintu byose biri muri iyi nzu ari ibyawe oya ntabwo ari ukuvuga ko ari ibintu byose numva ko atangiye kuvuga ngo hari ibintu yaguze muri iyi nzu birimo ushira isoni koko none se nyine ntabwo ari ibyo nanjye nagiraga akazi ko gukora nese nkashakisha niyo sabune narayiguraga waguze iki niyo sabune narayiguze ewe nayo mazi narayishyuye imyenda we n'umwana wawe wese ntayawe nagufuri urashaka usubize isabune yinsubize nayo ariko urasetsa koko harimo ibikoresho byo mu nzu byawe birimo hano birimo n'amasahani n'amasafuriya nta kintu cyawe na kimwe kiri aha ngaha niho muhera musohoka sohoka hano fata umwana wawe mama ke none se ejo n'ejo bundi oya ejo n'ejo bundi yazavuga ko n'ibintu byose biri hano muri iyi nzu n'umugabo wanjye ari uwe namvira aha ngaha uwo mugabo wawe ntago mushaka kuko ntago uwo mugabo wawe ariwo nishingikiye kuko aratangiye ubwo atajya kuvuga ngo hari ibikoresho yaguze aha ngaha kuko se ntabyo nyine birahari bidahari umuntu namuzanye ari ukumufasha muturukije yego waramfashije ndabyumva ariko nanjye naje kubona akazi ngenda ngura bike bike turafatanya nk'abavandimwe ntago se twafatanya none se ubwo nta sahani iri hano fatwa iyo niyo sabune yaguze se none nagakagwa isabune se agati ntago ari iyi ngiyi nazanaga ereka nta nesoni oya mama ke mvira aha ngaha ntago ari agati naguraga agati k'isabune ntago nazanaga ushaka gukemura ikibazo ugashaka ko ibintu bikorwa nk'uko ubishaka kandi uyu nawe hari uburyo yifuza ko bikemuka aragira ati hamagara umuryango umenye ko naje nk'uko bazi ko naje bamenye n'uko ngiye nturi kubishaka aragira ati musohora ibintu tugabane niba koko hari udukoresho yaguze akwiye kutubona nawe akabona utwari ajya gutangiza umuryango ntabwo ndi kuvuga ngo niba koko bihari ntabwo mvuze ko bihari ndavuze ngo niba koko bihari mugire mu bigabane ariko nimba bidahari rwose mbabara rwose nimba bidahari ntabwo bihari ariko nimba none se njye najya kumubeshyera ngo nta bintu nigize ngura ndabiyobeye ko ari ubushinzi none se urumva nakubeshya ubushinzi tuvugisha ukuri njyemo akajambo gato birashoboka ko wabana n'umuntu sinzi igihe mumaranye nta kantu na kamwe aragura mu rugo urumva yaraguze agaki nabura ngura iki se nabura ngura iki niba nta nako yaba ari kubivuga abeshya atabeshya mbeshya nk'ari nuko ndi kuvugisha ukuri urumva ashaka gukora n'ibintu ni byari nakubwiraga ndamutse mbibwiye umugabo wa mugani bagahita bansohorana
okay sawa Eh, none se ubwo ngewe Aravanga hano mvuze umugabo ibibera muri ataraza. iyi nzu ubwo waretse umugabo wese akagera aha iki kibazo mukagikina n'umugabo ntabishaka nyine impamvu atashaka Urakira ko n'ibyo uwo nashaka mugabo se. abanza kugera aha nuko azi ko nta kintu njye nawe dupanga nicyo kibazo nuko nuko abizi rero abizi nyine ubizi ko Nzi ntacyo neza dupanga ko- nimba uzi yeah. ko tugipanga rero muhamagare agera aha unyirukane yahageze se kubera iki uri gutsimbarara ku mugabo wanjye madamu nyine muhamagare ibyo bibazo tubikemure yahageze kubera iki akubwiza kubera ukuri iki kubera iki sawa ariko ntabwo uri utamuhamagara kuvamo tena watashye utashye ko ntacyo waba ndataha njyaheze nanone kongera gutaha rero urahamagara famiye numara kuyihamagara nanjye ndataha bafata umwanzuro niba bafata utaha. umwanzuro nimba ntaha cyangwa turi bugumane Okay, akandi kanya gato ndabizi ko bigoye kuba muri Kigali utunze umuntu wenda udafite akazi nimba gafite cyane nimba ajya abona ibiraka simbizi ariko hari impamvu ebyiri agafite zishobora yajya no gutuma kwikodeshereza Yego. Hari impamvu zishobora gutuma impamvu ishobora gutuma mwara warahisemo kuba umufite mu rugo kuko nk'umuvandimwe wawe noneho ku yindi mpamvu ishobora gutuma agenda ku mpamvu ishobora gutuma agenda umwirukana gutya hanze ukamuta hanze afite umwana mutoya namubonye uramwirukana gutya ararara hehe n'umwana hanze izi saha turi saa 11 hariyo tuvuka yatashye izi saha Ataha njyaheze. wamuhaye itike imodoka Nyabugogo zirangiza kugenda mu ma saa 3 cyangwa saa 4 nanjye niyo mpamvu nta izuba hantu rero ndi bugere. riracyaka ntabwo ubona ko izuba ryaka nimba ryaka ubu turi mu ma saa 9 none se wabuze izuba kwaka ni ahantu ki wakirukana umuntu wamuhambirize izi saha ngahe ku mwana agenda ngo gutega ubu se afite itike ubu se wayimuhaye nahajya abanyamakuru bashinzwe iki nenagara baravugize bamuvugire bamuhita iki amvugira se amvugira iki ntabwo yamvugira wowe niba ushaka agenda uramuha itike byibura agende wa mugani arayimpa arabanzame n'ibikoresho twaguranye turabigabana ntabwo nagenda tutabigabanye ibyo bikoresho byo nicyo urasetsa ndasetsa nyine ikintu gihari rero nta kintu na kimwe wigeze ugura muri runo rugo ubwo rero ibyo twaguranye nanjye Habe. ni impamvu turi bugabane oya nitutabigabana bose mumbabarire tuguma aha uhamagare famiye Urashaka izi atangiye dukiranu kwifuza ibintu byo mu nzu urashaka iki njyewe ntabwo nifuza ibintu byose nyine twaguranye urashaka iki ni ibyombo twarabiguranye ibintu byose bundi turasaturamo kabiri ariko urebe ikintu urasetsa niba waraguze isahane y'ijana niba waguze ifoke ya 200 urebe ibyo waguze none se we namuvanye yenda gupfa yaje azamukanye amafaranga yo kugura ibikoresho ubwo se igihe cyose tumaranye uri kumva nta none kintu waje naba usanga ndi- ntabyo mfite se wari ubifite ariko byari ariko bike ngo ibintu byose ngo turasatu we byari ari bike gushira isoni kuko ariko urashaka kwifuza n'ibyanjye byose nuze se niba hari niba wenda hari uturaka wigize gukora wenda ukagira akantu ugura mu rugo wenda akutura kakuye he ubara ko ngako nakubwiye ko agifite ibyombo byo koza aho turakuduke afite umwana w'uruhinja yamusigiraga ndetse yakoze iki afite umwana w'uruhinja agombaga kwitaho yakoze iki kereka ahubwo nanyishyuza yego nagombaga kumwitaho ahubwo wenda ambwire ngo nakwagereje ibyombo ndanagukoropera nkishyura byibura erekana byibura wowe uramuruta garagaza kuri umumama umuruta nyine uri mukuru we wiba nkawe ngo umujinya ukuganza wowe uramuruta uramurusha ubwenge uramurusha kwihangana byibura ihangane ubikore nk'uko ari kubigusaba ubwire famiye ko yakunaniye ubasobanurire ibibazo byose mufitanye hanyuma mfate umwanzuro niba ava hano ariko ahava afite ahandi mu mujyanye sibyo byiza ariko ndumva waje kumumambiraho se ntabwo ari ukumuguhambiraho si njyewe wamamagaye ngo nze kugira ngo ngufashe gukemura ikibazo cya murumuna wawe ntabwo njye nakubwira ngo uri kugikemura se cyangwa uri kumunzirika oya ndi kugira ngo gikemuke neza icyambere ikindi cyambere abyifuza cyewe ntabwo namubyaye ngo mwizirikeho none se nimba utarambyaye iyo undekera mu cyaro ntabwo wari mubyara ubabaye. ni amaraso Wari yawe. ubabaye. yego nari mbabaye kandi we nawe wari ubabaye nka mwene mama ntabwo nari kukubona upfa nabi ariko wowe urashaka ariko nanjye wibuke ko nakoze ujye wibuka ko wigeze kumbwira ngo nicaye aha ntacyo ndi kumara none warabimbwiye ndakomeza ndicara se nanjye narahagurutse njya no gushaka n'akazi ko gufurira abaturage abo bakire bose bivuze ko hari akazi wakoraga nanjye narahagurutse njya mu bakire nshaka akazi ndabafurira mbogereza ibyombo none se umuntu yakubwira ngo wicaye aha nta kintu uri kumara uri ego ubwo uri kumva ayo magambo yose kandi uri kutubwira ko nta kintu yigeze akora yari afite umwana yakoze iki se nyine none se reka nkubwire ntiwanyase bibiri by'amazi
bibiri by'amazi ni wabinyatse. urashaka gutwara iriya robine ya nyiri Ntabwo nayishyuye se. nyine urashaka gutwara iriya robine ya nyiri ibyondo ngo ugende uyiterure. None se wowe uwo munsi ko utavuze ngo nakaza afite. Amazi uramutse uyishyuye Reka nyishyure. sibyo wifurira umwana wawe ukanifurira sibyo. Yego. urumva ari ibintu bya danje. Oya mama ke erega abantu mubona ntago yabura. none urumva uko tuntu ko kumbwira ngo amazi ngo isabune utuntu yakoze ntago twabura muri runo rugo. Kandi none uko tuntu numwishyure se. nawe yarabyikoreraga. numwishyure. Niba yaraguye isafuriya nawe isafuriya we angurira isafuriya nkambese. noneho Nanjye ariko twarateranye. ariko urasetsa. niba koko hari utuntu Uyu None se mujyi najya wabaye kumubeshya. mubamo, Najya kumubeshya ngo ubuzima bubamo, twafatanyije ubuzima ibintu bwiza, ufite tutarabifatanyije. ibikoresho. uyu nguyu Cakarafu niwe ngo wagiye kungurira ibikoresho. Ubwo none wamindutse Cakarafu. Mindutse Cakarafu. ubu umuvandimwe aramutse akubaha ntabwo yajya kujya kwishinza ku mugabo wawe sibyo yakubaha. Ariko nta mugabo wawe nishinza se wamugize ibirori. Kuki utamuhamagara? ibirori nyine None kuki utari kumuhamagara? ubundi umugabo Twagira ngo niwe mugabo ubaho wenyine. none ariko uri kubikora atabizi. urirukana uyu mubyeyi wamujyanye wawe na rugugira hati mukoresha. Ndajya he? none se nyine Nubundi ndanaguma. ushaka umunzika ngo mumaze iki. uri mwene nyina. ndi mwene nyina nyine ibaze nawe nyine kwa Ngaho nyine nawe baze mwene nyoko nimba kwirukanye undi wo ku gasozi se niwe ukujya. Niyo mpamvu nanjye rero ndi bugume hano. ngamarira y'akaboko wagize neza kumukura mu cyaro. marire yuko kansenyera urugo. Uye ntago ngira ngo agumaha. Erega ntago nge mvuze ngo agumaha. Ntagumaha. Ariko avi hano mwabyumvikanye utamutaye ku gasozi go. Oya ngewe uwo mugabo wari kunshinza nta kintu ngiranye nawe. Muvugane narabimubura gutyo duhurira muri saro nta kindi kintu duhuriyeho. namubwiye inshuro nyinshi ngava ahangaha agende. Ngehese kandi ari wowe wanzanye. niyo mpamvu umuntu se waba waramuzanye ukahita umubwira ngo genda famiye izi ko wanzanye. Sibizi. none se ntabwo ufite kwanja guhamagara famiye se ngo yongere imenye ko unsubijeyo. ni ngombwa ngo ndinde kubahamagara. None imodoka ijya iwanyu ntabwo uyizi. ufite kongera guhamagara famiye. mwe narazigize namufashije n'umwana amaze gukura. Yega amaze gukura waramfashije ariko nanjye ntago nari nicaye gutyo gusa. niba warakoze akazi ugakora uturaka ukagira nawe akantu k'umusanzu utanga hano mwikiha rubanda ngo abantu babote baze kumviriza ko mwatunganye ko mwarukana byarangiye kujya hanze. niba ufite mikoro kamera kabiri hariya byarangiye kujya hanze. n'abaturanyi uko biri kose hari uko babyumvishije mbere. ariko se ubu ikibazo kwicara iyo mubwiye mu mahoro niyumve akumva none se ashaka kunyizirikaho nabi ko nagufashe ikimenyetso. Wabimbwiye kangahe? wewe n'umugabo wanjye ni kanaka wabimbwiye. buriya kenshi twebwe abagore twumva amagambo. umuturanyi twe kanaka yarabimbwiye ko byabayeho. uwo muturanyi akaza akavuga ati ni koko narabivuze. reka nkubwire rero nubona ikintu gikumira hakiri kare. Hari ukukibona rero nta kimenyetso. niyo mpamvu ninde wakubwiye ko njye nari bicyumva hana akantu gato idi hagera hakiri kare gakumira icyaha kitaramara kuba kirekire. nawe wabaye libre. bivuga ngo rero ukunkumira urimo urankumira kugira ngo ejo nzaze kukuririra mubwira ngo yamujyanye noneho burundu. nakumira icyaha uwo mugabo wawe simukeneye. ntago mukeneye pe. kuko amarira se nta marangi kigira yarakamye. ubundi se waburira kubera iki? wararize bihagije. byararangiye rero si waririraga se kuko nkutwariye umugabo. none se kunyurwa nuko mbonye uwo mugabo nkanamureba rwose. umugabo muri gutonganira muvandimwe yirukana umuntu mu nzu nawe uwo ari we wese nawe ntago bikureba. reba ibikureba bawere kuvuga ngo uwo ari we wese niyo yaba yaracitse ukuguru cyangwa akaba yaravuyeho izuru cyangwa ijisho ryarapfuye yaba ari uwanjye. n'uwawe yego turabyemeye ariko nanjye uwo mugabo wawe simukeneye. mwese kunsakuriza we n'umunyamakuru mushorerane. njye nta hantu ndi bugenda guma ahangaha. narinje guca urubanza ariko ndabona mama Keza udanangiye umutwe nta kintu. ariko se nawe udanangira kugira ngo wenda urugo rwanjye n'urugo rwanjye mbabarira cyane. n'urwawe rwose. niyo mpamvu nanjye ntaho ndi buryo ndi buguma hapaka. wicaye mu muryango noneho baragwitana. ndajya hese ndaguma ahangaha mpaka hamagaye famiye turagumaho. famiye niyo kwiruka. famiye siraza kugushingira umugabo wawe. oya nkuko ye wanzanye famiye ibizi unanyiruka nibizi.
noneho uyu mugore si akandare ariko se si uwaje kunkoraho nusigira urugo rwanjye se basi urunsigiramo ibiki se urugo rwawe ndarukeneye niba gusaba ko famiye yabimenya kucyo ushaka utarubyangiriye impamvu ari kubyanga nuko azi ko ibyo acinze atari ukuri uyikubita nde ushaka kurwana urumva ko ugeze aho kurwana nyine niba koko ashaka ko famiye zimenya kuko udashaka ko famiye ziza nyine zikakunda ariko famiye niyo imutunze ni wowe umutunzi imodoka atigarukira hafi yo mu rugo ko kwajyana nta minota 10 irimo ndabanja hesa aho atashe bitwaye icyakagera mu rugo famiye ntabwo iri bumubone imboni imushyigikira amafuta kuki utanayihamagara se ngo babwire ibyabaye mbabwire ibyawe wageze ukajya kubibabwira umunwa n'uwufite wowe ufite ikibazo wabahamagara wicaye imbere y'umuryango iwanjye wajya ukawuryongora ubabwira ibyabaye ntago wabahamagara se ukabibwira ibyabaye nyine kugira ngo bumve ikibazo bakubwira ati natahe nta mwuka mfite wo kubibabwira cyangwa niba udashaka kwisebya muri famiye ko ushaka naho ndi kugerera wawe ndaguma kumvikana kwanyu biragoye kuko buri wese afite icyo ashaka n'undi akagira icyo ashaka naguma ahangaha nimuzamumbaze uzamwica ntabwo mama ntukishe ntugashaka kwigira umuntu mubi azanyica se azabanyicira iki uzamugira gute ntabwo icyo nkubwiye nk'umunyamakuru nawe uzi ubwenge ubwo nanjye nyine ndishinganishije babe babyumva shinganisha mu rugo rwanjye wavuye mu rugo rwanjye ndajya he urugo ni urwanjye si urwawe uremera ko ari urwanjye ndajya he n'urwawe rega ari iwawe aranabyemera wamujyanye wawe ufite iwawe nyine impamvu ituma mujyana niyo nshaka kumenya jya kumufasha arababaye jya kumufasha yego arababaye impamvu ntabwo uri kuyumva utandukanye kuki udashaka ko umugabo ayimenya ntushake ko famiye zibimenya ukaba ushaka kwirukana umugabo adahari ngo atanabizi ngo ntibinamureba nta nubwo bimureba nyine ukwiye kubyumvikana ukavuga ati wa mugabo we murumuna wanjye kuko n'ubundi naza arabikubaza arakubaza na murumuna wawe abimbaze njye mfite uko ndi bumubwire nk'umugabo wanjye nanone rero kuba udashaka ko umugabo amenya ko umwirukanye hari udakeneye nyine nanakomeye irahari udakeneye ko umuryango umenya rero nanjye ndi buguma aha mpaka bibwiye famiye mama kende abona ikibazo cyanyu gikomeye kitarangira gutya gusa njye nagira ngo ngusabe umpe nimero z'umugabo tumuhamagare tumumenyeshe ikibazo kiri mu rugo rwanyu nanjye ntago nava hano nsize utaye umuntu ariko urashaka kumushyingira oya ntago ndamushyingira se ndamuzi umugabo wawe ngo ndamushyingira ntago nasiga umuntu umutaye hanze ngo ngende ndavana kino kibazo kibonye igisubizo ahubwo wowe ufite ingingo nzima tuhamagara umutware mubwire ikibazo agende abizi ko agiye avuye mu rugo rwe kuko iyo utunze abantu ugomba kumenya uko umuntu wari utunze uko agiye nawe agiye niba koko n'ibyo bintu bihari koko tukamenya ko bihari cyangwa bidahari ubundi se kubera ko imyaka ari nimero nyiramutekano ntabwo abaye reka dube dukuyeho kamera dukemure kino kibazo tubanze turebe uko bimeze n'ibintu aba ngombwa turahamagara n'abo muri famiye babimenye turongera dusubizeho ibibazo byakemutse kuko ntabwo nagenda nsize umuntu hano hanze n'umwana muto ungana kuriya afite umwana mutoya ngo ngende ngo mvuge ngo ndatashye ikibazo kirakemutse nta kintu nabanye wawe ariko ubundi mugamva nawe rwasere arava ahangaha ariko arahava kubw'ikibazo gikemutse nikidakemuka araguma wa mugani yishinganishije agize ikibazo yagira wamubazo igihe bitarakunda ngo agende ariko sha reka ukuyeho kamera